global inside Rwanda. Open your mind. Muraho. Kuki umuntu ahinduka iyo abonye amafaranga? Ese amafaranga afite imbaraga zihindura umuntu koko? Iki kibazo cyamaze imyaka 2000 kibazwa n'abanyabwenge, abanditsi, abahanga muri psychology n'abafilosofe. Ese amafaranga n'uburozi ku bwonko nk'uko babivuga, cyangwa ni ikintu kinjira mu muntu kikamugira undi, cyangwa nanone hari ikintu cyihishe mu mutwe wacu twavukanye, nyuma amafaranga kazaba nka miruwari cyangwa se indorerwamo yo kukigaragaza? Hari abantu babiri bombi bahawe miliyoni imwe, umwe ahita ayikoresha yubakira ababyeyi be, anafasha abavandimwe be. Undi nyuma yo kuyifata ngo yahise yumva ashaka guca agasuzuguro, miliyoni ye yamubereye imbarutso yo guhita atangira gusuzugura abo yavukanye nabo n'abandi bari baziranye nawe mbere nta mafaranga afite. Amafaranga bakiriye namwe mu by'ukuri, ariko imyitwarire yaratandukanye cyane. Ibi byabaye kubera iki? Abenshi baravuze bati uriya wa kabiri amafaranga yaramuhinduye, amuhindura umuntu mubi. Ariko se koko niba amafaranga ahindura abantu, kuki atahinduye bose kimwe? Kuki hari abakire bafite umutima mwiza kurusha abakene? Kuki hari n'abakene bafite ishyari kurenza abakire? Niba amafaranga ari uburozi koko, kuki ataruga abantu bose kimwe? Uyu munsi ntitugiye kuganira ku bukire nk'uko dusanzwe tubikora cyane, ntitugiye kuvuga uko bakorera amafaranga, ahubwo tugiye gukora urugendo rwinjira ahantu abantu benshi batinya kureba, mu bwonko bw'umuntu, mu miterere y'umuntu, tumenye impamvu amafaranga akora nk'indorerwamo ku muntu. Psychology yavumbuye ikintu gishobora guhindura uburyo ubona abantu. Abahanga bavuga ko mbere y'uko ubona amafaranga, mbere y'uko uba umukire, mbere y'uko ubona ubuyobozi cyangwa ubwisanzure ku mafaranga, hari ibintu bitanu biri muri wowe bidaterwa n'amafaranga, bidaterwa n'akazi, ntibiterwa n'imodoka cyangwa inzu nziza utunze n'ibindi. Nibyo byitwa the big 5 personality traits. Mu Kinyarwanda ni ibintu bitanu bigize imiterere y'umuntu. Abantu benshi ntibigeze babyumva, ariko ni kimwe mu bintu byizweho cyane muri psychology mu myaka isaga 50. Kandi ushobora gutangazwa no kumenya ko iyi miterere y'umuntu ishobora gusobanura impamvu umuntu umwe yabonye amafaranga arushaho kuba mwiza, undi yayabona agahinduka umuntu utari warigeze ubona, akagutungura kubera imyitwarire yahise agira. Uyu munsi tugiye kubisesengura neza twifashishije ibitabo byahinduye isi, ubushakashatsi bwamaze imyaka myinshi, n'abahanga bamaze ubuzima bwabo bagerageza gusobanukirwa iki kibazo kimwe gusa. Ese amafaranga ahindura umuntu, cyangwa agaragaza neza agahishura umuntu uwo yari asanzwe ari we? Wowe unyumva uko ubitekereje ushobora gusanga bihabanye n'ukuri tugiye kukubwira. Tega amatwi, icara wiyumvire, uraza gutangira nawe wivumburemo umuntu uko uba mutaruzi. Muhawe ikaze kuri Global Insight Rwanda. Stories the world never knew, hidden truth deep in time, discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Mu myaka y'1930 abahanga muri psychology batangiye kwibaza ikibazo kimwe gikomeye. Kuki abantu babiri bahura n'ikibazo kimwe ariko bakitwara mu buryo butandukanye? Kubera iki umuntu umwe yakira ikibazo atuje, undi akarakara? Kubera iki umwe akunda gufasha abandi, undi akitekerezaho gusa, akabaho yirebaho gusa ari nyamwigendaho? Kubera iki umwe akunda guhanga ibishya, undi agakunda gukurikiza ibyo asanzwe azi? Abahanga nka Gordon Allport, Paul Costa na Robert Makarayi bakusanyije amagambo ibihumbi asobanura abantu, bayasesengura imyaka myinshi kugeza bageze ku mwanzuro utangaje. Basanze nubwo abantu batandukanye cyane, imiterere yabo ishobora gusobanurwa n'ibintu bitanu by'ingenzi. Psychology ibyita the big 5 personality traits. Ibi si ibitekerezo by'umuntu umwe, ni imwe muri personality theories, inyigisho zisobanura imiterere y'umuntu zemejwe cyane muri psychology y'iki gihe. Iyi miterere ya muntu ntabwo ikubwira niba uri mwiza cyangwa mubi, ahubwo ikwereka uburyo ushobora gutekereza, kumva no kwitwara. None se bihuriye he n'amafaranga? Amafaranga ntabwo ahindura imyitwarire ya muntu, ariko ashobora kuyongerera imbaraga. Ni nk'uko umuriro umenyekanisha icyari cyihishe imbere mu cyuma nyuma yo kugitwika ugishongesheje. Ni nako amafaranga iyo amaze kugera ku muntu yerekana uwo yari we. Reka tubanze tumenye uwo muntu uwo ari we. Mu bintu bitanu bigize imiterere ya muntu, icya mbere ni icyitwa openness to experience. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kwakira ibitekerezo n'uburambe bushya, cyangwa kugira umutima ufunguye ku bintu bishya. Umuntu ufite openness iri hejuru ashobora kwemera gushora imari mu buryo bushya nyuma yo kubanza kubusesengura, akiyungura ubumenyi, akunda gutembera no kumenya imico mishya. Akunda guhanga ibishya, ntabwo atinya impinduka, ariko nanone ashobora gukururwa n'ibitekerezo bishya byinshi ku buryo rimwe na rimwe afata ibyemezo atabanje kubisesengura bihagije. Mu bintu bitanu bigize imiterere ya muntu, icya kabiri ni icyitwa conscientiousness.
Niba hari igipimo cy'imiterere imwe ifitanye isano ikomeye n'uburyo umuntu acunga ubuzima bwe, ni iyi conscientiousness. Umuntu ufite iyi miterere yo hejuru akunda gahunda, akunda kurangiza ibyo yatangiye, atekereza ku ngaruka z'ejo mbere yo gufata icyemezo cy'uyu munsi. Ashobora kwanga kugura ikintu atari uko adafite amafaranga, ahubwo kuko adashaka kwangiza gahunda ye. Roy Baumeister mu gitabo Will Power yerekana ko ubushobozi bwo kwifata ari kimwe mu bintu bifitanye isano n'intsinzi mu buzima. Ibi ntibivuga ko umuntu ufite amafaranga menshi aba afite conscientiousness nyinshi, ahubwo baba bagaragaje uburyo basanzwe bafatamo ibyemezo. Mu bintu bitanu bigize imiterere y'umuntu hari icya gatatu cyitwa extraversion. Hari abantu bagira ahantu hari abantu bagahita batangira kuganira nabo, bagaseka, bagahuza urugwiro, bagakunda kuba hagati y'imbaga. Hari n'abandi bakunda kumva baruhutse cyangwa bisanzuye iyo bari bonyine. Psychology nibyo yita extraversion. Umuntu ufite extraversion yo hejuru ashobora gukunda kuyobora ibiganiro, guhuza n'abantu benshi, kugerageza ibintu bishya, kwakira ibyago byinshi. Uyu muntu ufite extraversion yo hejuru iyo abonye amafaranga menshi ashobora kuyakoresha mu buryo bugaragara. Ashobora gutegura ibirori, kugura ibintu bikurura amaso, ariko ibi ntibivuze kuri we ko aba asesagura. Ibi ashobora kubikora kugira ngo abone agaciro mu gusangira ubuzima n'abandi. Mu gihe umuntu ufite extraversion yo hasi we ashobora gukoresha ayo mafaranga mu buryo butuje, nko gushora imari, gusoma, kubaka ubuzima bwe atabimenyesheje buri wese. Mu bintu bitanu bigize imiterere ya muntu, icya kane ni icyitwa agreeableness. Mu Kinyarwanda ni ukugira ubwumvikane n'abandi. Hari abantu bavuga ngo ntabwo nshaka ko hagira ubabara kubera njye, hari n'abandi bavuga ngo ubuzima ni irushanwa buri wese yirwanaho. Agreeableness ni urugero umuntu akunda abandi, kubagirira impuhwe, kubababarira no gukorana n'abandi, gushaka amahoro aho gushaka gutsinda impaka. Ese amafaranga ahindura agreeableness? Abashakashatsi nka Paul Pifu bakoze ubushakashatsi bwerekana ko mu mpuzandengo abantu bafite umutungo mwinshi bashobora kugaragaza kwiyumvisha uko undi umuntu ameze mu bihe bimwe na bimwe. Hari abakire bafite umutima mwiza utangaje bita ku bandi, hari n'abakene bashobora kutita ku bandi. Icy'ingenzi ni iki? Iyo umuntu yari asanzwe akunda gufasha abandi mu by'imari, ikiranga agreeableness ashobora kubaka icyizere n'imikoranire myiza, ariko nanone kuba agreeableness bishobora gutuma yemera amasezerano atamubereye meza cyangwa agatanga amafaranga birenze ubushobozi bwe. Mu bintu bitanu bigize imiterere ya muntu, icya gatanu aricyo cya nyuma ni icyitwa neuroticism. Neuroticism ni imiterere yerekana uko umuntu yoroherwa cyangwa agorwa no gucunga amarangamutima ye igihe ahuye n'ikibazo cyangwa ibihe bimusaba kwihangana. Hari abantu bafite ibintu byose, akazi keza, inzu nziza, konti zuzuyeho amafaranga, ariko bakaba badasinzira. Aba bantu bahora bafite ubwoba, bumva ko hari ikintu kigiye kuba kandi kibi ku buzima bwabo. Abantu benshi batekereza ko nibaramuka babonye amafaranga menshi bazahita batuza, ariko ubushakashatsi bwerekana ko amafaranga ashobora kugabanya ibibazo bimwe na bimwe, cyane cyane ibikomoka ku bukene, ariko ntahita akuraho imiterere y'umuntu cyangwa uburyo ubwonko bwe bwakira stress. Daniel Kahneman na Amos Tversky bagaragaje ko abantu batinya gutakaza icyo bafite kurusha uko bishimira kuguka ikindi gishya. Ibi byitwa loss aversion. Niyo mpamvu uko umutungo wiyongera ku bantu bamwe na bamwe, ubwoba bwo kubura cyangwa se kubutakaza nabwo bushobora kwiyongera. Ibyo nibyo bice bitanu bigize imiterere ya muntu. Usanzwe ufite iyihe muri yo? Bikomereze. Burya amafaranga ntatangira guhindura imyitwarire yawe. Hari igihe twibwira ko icyemezo dufasha ari icyacu, tukibwira tuti nahisemo kugura iyi modoka, nahisemo gusuzugura uriya muntu, nahisemo kubireka kuko sinabyiyumvagamo. Ariko se, ese koko ni wowe uba wabihisemo cyangwa hari ikintu kiba cyabanje gufata icyemezo mbere yawe? Abahanga muri Neuroscience bavuga ko mbere y'uko ukuboko kwawe gufata ikintu, hari ikintu kiba cyabanje kuba mu bwonko. Mbere y'uko uvuga ijambo runaka, hari amaneurone aba yatangiye gukora. Mbere y'uko werekana ubwibone, hari imisemburo y'ubwonko iba yamaze kurekurwa. Mu yandi magambo, imyitwarire yawe itangirira mu bwonko, ntabwo ari mu ntoki cyangwa ku bindi bice bindi bitandukanye by'umubiri wawe. Burya ubwonko bwawe ntibushaka amafaranga, bushaka igihembo. Abantu benshi bavuga ko bakunda amafaranga, ariko Neuroscience ivuga ikintu gitandukanye n'iki. Ubwonko ntabwo bukunda impapuro cyangwa imibare iri kuri konti za banki. Ubwonko burya bukunda igihembo. Iyo ubonye ikintu ubona ko gifite agaciro, ubwonko bwawe buhita bukora ikintu gitangaje, buri kuri imisemburo ibufasha gutanga ubutumwa hagati muri neurone. Muri iyi misemburo harimo imwe abantu benshi bumvise nka dopamine, ariko nanone hari ukubeshya gukomeye abantu benshi cyane bagira. Batekereza ko dopamine ari imisemburo y'ibyishimo gusa,
Igisubizo ni oya. Abahanga benshi muri Neuroscience bagaragaza ko dopamine ifitanye isano cyane no gushishikariza kugera ku gihembo no kugitegereza, aho kuba ibyishimo ubwabyo gusa byihuse. Iyo ubwonko bwawe butangiye kubona amahirwe yo kubona ikintu gifite agaciro, dopamine iriyongera, niyo ituma ushaka kongera kugikurikira. Urugero, ufunguye telefone yawe ukabona ubutumwa bugira buti hari amafaranga yakugezeho. Mbere y'uko uyabona yose, hari ikintu gihita kiza mu bwonko, umutima ushobora gutangira gutera vuba, amaso agahinduka, ukagira amatsiko, ugashaka guhita ureba. Burya biba kubera iki? Kubera ko ubwonko bwawe buba bumaze gutangira gutekereza igihembo. Iyo rero ni dopamine. Ntabwo amafaranga ari yaba yinjiye mu bwonko bwawe, ahubwo ubwonko buba bwakiriye ikimenyetso kivuga ngo hari ikintu gifite agaciro ugiye kubona. Reba. None reka twibaze kino kintu, kuki abantu batajya banyurwa n'amafaranga ngo bumva yo bafite ahagije? Umuntu ashobora kurota imodoka imyaka 10 akayibona, hashira amezi make agatangira kurota indi. Nanone inzu wari warifuje imyaka myinshi umara kuyibona, hanyuma y'umwaka ukumva ushatse kubaka iyirenze ubwiza. Psychology ibi byita hedonic adaptation. Mu Kinyarwanda twabisobanura nk'ubushobozi bw'ubwonko bwo kumenyera ibyiza bishya. Ubwonko bw'umuntu ntibumara igihe kirekire butangazwa n'ikintu kimwe gusa, ahubwo iyo bumaze kukimenyera bushaka ikindi gishya. Abantu benshi ntibakomeza gushaka amafaranga kuko babaye abakeneye, ahubwo bashaka andi kuko ubwonko bwabo bwamaze kumenyera ayo basanzwe bafite. Hari umutego rimwe na rimwe uba mubi ku bwonko, abahanga bawise confirmation bias. Confirmation bias ni ukubogama cyangwa gushimangira ibyo usanzwe wizera wirengagije urundi ruhande ruvuga ibihabanye n'ibyo wemera. Confirmation bias ni imyitwarire ya muntu ituma ashaka, yemera, yibuka kandi aha agaciro amakuru ashyigikira ibyo yari asanzwe yemera, ariko akirengagiza cyangwa agatesha agaciro amakuru ayivuguruza. Mu magambo make, confirmation bias ni igihe umuntu abona ukuri ashaka kubona aho kubona ukuri kw'ibiriho. Urugero rworoshye, tekereza ko wemera ko abantu bakize bose ari abanyamayeri cyangwa se ari abantu babi. Icyo gihe iyo ubonye umukire wakoze uburiganya, uhita uvuga ngo narabivuze bose niko bameze. Ibyo ni confirmation bias, kuko wemeye gusa amakuru ashimangira igitekerezo wari usanzwe wifitemo. Ibi bivuze iki? Bivuze ko iyo umaze kwemera igitekerezo, ubwonko bwawe butangira akazi, ariko akazi kamwe gusa, akazi ko gushaka ibimenyetso bigishyigikira, ibimenyetso bishimangira ibyo wemera, kandi icyo bwita kwirengagiza ikibivuguruza. Ntabwo amafaranga ahindura abantu gusa, ahindura n'uburyo tubareba, ahindura n'uburyo tubaha agaciro, mbese ahindura n'uburyo tubashyira mu byiciro. Niba wemera ko amafaranga asobanura ubwibone, nuyagira uzabaho nk'umwibone. Niba wemera ko amafaranga avuga ubwenge, uzabana nayo, uyabone unanayakoresha nk'ufite ubwenge. Niba wemera ko amafaranga avuga ubugwaneza, uzayakoresha unayatunge nk'ufite ubugwaneza. Niyo mpamvu iyi dokumenteri itabaza iti ese amafaranga ahindura abantu, ahubwo irabaza iti ese twabonye igihamya ihagije yo kuvuga ko amafaranga ariyo nyirabayazana? Amafaranga ntabwo ariyo nyirabayazana, ahubwo nitwe ba nyirabayazana kubera ko tubona ibyo twemera. Nitwe ba nyirabayazana kubera ko tubona ibyo dusanzwe twifitemo, kandi nitwe ba nyirabayazana kubera ko tubona ibyo dushaka kubona. Reka twinjire mu bintu by'ingenzi, mu bindi bintu byerekana ukuri, byerekana amafaranga kandi byerekana ubuzima, nanone byerekana ubwibone. Hari indi bias ikomeye yitwa halo effect. Iyo umuntu afite ikintu runaka kidushimisha, ubwonko bwacu rimwe na rimwe bushobora guhita bumwongerera n'indi mico myiza itanafitiwe gihamya. Urugero, umuntu ashobora kuba afite imodoka nziza, ubwonko bugahita butekereza ko ashobora kuba ari n'umuhanga, ashobora kuba ari inyangamugayo, ashobora kuba azi gufata ibyemezo. Ariko se iyi modoka ishobora kwerekana imico yose y'umuntu? Igisubizo ni oya. Ubwonko bwacu nibwo bubikora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe dushobora kubaha umuntu kubera umutungo we, atari ukubera indangagaciro ze. Hari ikindi cyitwa social proof. Robert Cialdini mu gitabo cye Influence yasobanuye ikintu yise social proof. Burya iyo tudafite icyo gukora, akenshi uterwa icyo abandi barimo gukora. Niba abantu benshi bambaye ikirango runaka, hari igihe natwe twumva ko aricyo cyiza. Niba abantu benshi bavuga ko umuntu ukiza ari intangarugero, hari igihe natwe tubyemera uko kandi tutabanje gusesengura. Niba abantu benshi bavuga ko abakene nta bitekerezo bagira, hari igihe natwe tubyemera uko. Social proof ni imwe mu mpamvu zituma ibitekerezo bikwirakwira vuba, ariko ishobora no gutuma twemera ibintu bitarimo ukuri namba. Ubu tumaze kubona ko ubwonko bwacu budakora amakosa kubera ko ari bubi, bukora shortcut cyangwa se inzira ya bugufi kugira ngo budatwara cyangwa budakoresha imbaraga nyinshi. Ariko ikibazo, iyo ubwonko buciye inzira za bugufi zihuye n'amafaranga, zishobora gutuma tubona abantu nabi, tukabona abakire nk'aho bose ari bamwe,
tukabona abakene bose nk'aho ari bamwe, nyamara ukuri kuragoye kurusha ibyo. Ese amafaranga ashobora guhindura imibanire? Iyo umuntu atagira byinshi, akenshi imibanire ye iba ishingiye ku bintu bisanzwe: gusangira ibitekerezo n'abandi, gufashanya, gukurira hamwe n'abandi. Ariko iyo amafaranga aje, hari ikintu gishobora guhinduka. Abantu benshi bashobora gutangira kureba nk'aho ari igisubizo cy'ibibazo byabo, amahirwe cyangwa inzira yo kugera ku byo bifuza. Kandi aha ni ikibazo cyo kwibaza gitangirira: ese umuntu ari kumwe nanjye kubera njye, cyangwa ari kumwe nanjye kubera icyo nshobora kumuha? Ibi ntibivuze ko umuntu wese wegereye umukire cyangwa umuntu ufite amafaranga aba afite umugambi mubi. Oya, hari abantu beza benshi bashaka kugirana umubano mwiza n'abantu bafite ubushobozi. Ariko uko itandukaniro ry'umutungo rigenda ryiyongera, niko ikibazo cyo kumenya impamvu y'umubano gishobora kurushaho gukomera. Rero guhera uyu munsi ubimenye neza, amafaranga ntaguha ubuzima bwo kwishimisha, ahindura uburyo wishimisha. Umunezero ntukomoka mu kugira byose, ahubwo ukomoka ku mubano n'ubuzima. Amafaranga ashobora kugura inzu, ariko ntashobora kugura urugo rwiza. Amafaranga ashobora kugura uburiri, ariko ntashobora kugura ibitotsi. Ashobora kugura abaganga beza, ariko ntashobora kugura ubuzima. Kandi nanone ashobora kugura abagukomera amashyi, ariko ntashobora kugura icyubahiro nyacyo. Kandi ikirenze byose, ntashobora kugura karagiteri. Amafaranga ni igikoresho, ntabwo ari umusimbura w'ubuzima. Amafaranga umuntu ufite ubwenge ni indangagaciro. Icyiza ni ukuyakoresha wubaha ibintu n'abantu mu buryo bwiza. Irinde mu kuyakoresha ngo wemeze abandi, kuko nta cyuzuzo umuntu kibaho ku isi. Kandi witonde, amafaranga ari n'umutego mutindi wakwica vuba. Ikindi kandi, imbaraga z'amafaranga ziri mu mahirwe yo guhitamo bimenye. Amafaranga menshi ni ubushobozi bwo guhitamo oya. Oya ku kazi kagusenya, oya ku mwanzuro udakwiye, oya ku muntu ugushyira ku gitutu, kandi oya ku buzima utifuza kubamo. Mwakoze kubana natwe no kudutega amatwi. Iyi ni Global Insight Rwanda. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kuduha, twandikire hasi muri comment, tuzagusubiza. Kora subscribe, like, nubishaka ukore na share ku nshuti zawe. Komeza udutere inkunga niba wifuza n'izindi documentary zicukumbuye ku bukungu, psychology, amateka n'ubuzima. Knowledge changes the way you think, wisdom changes the way you live. Murabeho, bye. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world.